uyu munsi dufite ikibazo cy'uko abantu baba hambere n'ibyo babashije gushyiraho umurongo babashije gushyiraho twe twananiye kubungabunga bamubana mu buryo bwo buraba muri indaya kandi uwo gitifu turamuzi ise na nyina ntibasezeranye ubwo ni kuvuga ko ise na nyina nabo bari iki ubwo bivuze amakwe biba bitandukanye n'ibindi ubu ndatukanye nongeye kuguha ikaze ukurikiye Bakunda TV online TV duhora tuganira rero mu biganiro byacu byatambutse twabaganije ku bijyanye n'umuco ariko uyu munsi nifuje nanone kongera kubana na Andrew umaze kumenyera cyane kuri televiziyo yacu njye umva inyuma ya mikro cyangwa se njye umva kuri mikro inyuma ya kamera nitwa Moses Value ninjye tujye kubana nkuko bisanzwe kuri Bakunda TV twongeye tugarura rero umwe mu bagabo bakunda umuco cyane ariko kandi nanone bakunda kuganira nifuje ko none twongera kubana watangira usuza abadukurikiye uturebye none nawe mwanya ukamwibwira. Muraho neza nanjye nitwa Bakunda nita muri televiziyo y'abagabo nitwa Bakunda Andrew nkaba mbasuhuza baramutsa ubwo nifuza ko tujyana ikiganiro cyiza turabakunda cyane kaje gujugira byinshi urongera wibibwire nitwa gutyo Moses arakoze cyane nitwa Bakunda nitiranwa n'iyi televiziyo yabo Bakunda Andrew yego nkaba nanjye mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu turimo tuganira ndabakunda ndabaramukije mwifura cyane reka tuganire ubundi tujye twungurana ibitekerezo kugira ngo tugire umuco n'ururimi byacu by'Ikinyarwanda byiza bitunegeye bituboneye murakoze cyane Andrew tugaha ikaze rero kuri televiziyo yacu Bakunda TV Bakunda rero tugira abakunzi benshi n'ubundi nkuko yitiranwa na channel yacu nawe noneho bibaye ngombwa bibaye n'akarusho nawe witwa Bakunda televiziyo rero yacu dukunda abantu kandi dukunda no kuganira niyo mpamvu twongeye kubana uyu munsi hamwe rero mu magambo ubundi mu muco umuco n'ubundi tuza gusanga ko hari aho ujya guhurira n'ururimi kandi cyane uretse ko uyu munsi nifuje kuganira nawe utubwira amwe mu magambo ntago ari kirazira cyangwa se nazo zishobora kubonekamo ntibavuga bavuga hari amakosa amwe namwe tujya dukora mu kuvuga ijambo runaka cyangwa se n'interuro ugasanga tuvuze bihabanye nuko twakwiye kuvuga iryo jambo yego urakoze wewe bisobanura gute cyangwa se harayo nawe ujye ubona nk'urubyiruko dukunze gukora amakosa nkayo urakoze Moses nta nubwo ari urubyiruko n'abantu bakuze bamwe baturuta n'ubukuru bakunda kwicura imi cyane ndetse ahubwo nkana kandi akabivuga yenda bamwe barwica nkana ariko abandi harimo n'abivuga ko uko abyumva akisanga byarabaye nk'ururimi rwe nyine ariko bitabuza yuko umuntu atabagira inama yego nkuko nanjye nsaba ko zabayingira aho twakoze ikosa bakatukosora muri make n'uburyo twuzanye tugire umuco wacu n'imiri rwiza wa Kinyarwanda yego nkuko ari ururimi rwacu duhuza yego hari nk'imvugo njya numva uyu munsi zihari umuntu ko baravuga ngo hoya 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 ubundi bavuga hoya araho nanitse duce nza kwifashishaho hano hari abavuga ngo hoya kandi ni woya cyane ni oya hari abavuga woya hari abavuga hoya hari abavuga oya hoya ubwo ni o na ya na a oya nicyo Kinyarwanda yego uhakanye byuzuye ariko hari abantu bakosha hoya ariko bisa nkaho ikomoka mu Barundi ni Kirundi ubuvuzi Kirundi woya cyangwa hoya yego noneho hari usanga ubwo ni kwande rwo guhakana ariko hari usanga bavuga ngo subizi
subizi subizi se siko mujya muvuga ngabo je subizi subizi se ntabwo ari we subizi ariko tuvuga bavuga ntubizi ntubizi nta makanyi washyizemo iyo hakana vuga ntubizi ariko ushaka kuvuga uti simbizi wowe ivuga si ni njyewe yego ni wowe ndakubajije ngo harya ntabwo uyu munsi agomba kuba yagiye ku kazi uyu munsi ntabwo agomba uyu munsi si we agomba kuba wakoze aha n'aha n'aha yenda yego simbizi ntabyo bambwiye niba ari akazi asaba kuba wakabwiwe hakaba nta muntu akumenyesheje yego kandi simbizi kuko ntabyo nabwiwe ntibuvuge ngo yakwana utazi yuko ari wowe wakabaye ujya gukorayo yego uravuga simbizi ariko ntabwo ava umugenzi wavuze ngo subizi uramubaza ntubizi yego ubundi icyo cy'ikinyarwanda cyangwa navuga cyuzuye ako nako tukabika hanyuma hari ikindi njye numva ivuga watanga ubusobanuro bw'iki n'iki watanga ubusobanuro oya baravuga watanga igisobanuro cy'ibyo bintu uvuga cyangwa ibisobanuro kuko cyangwa igisobanuro ubwinshi bw'igisobanuro ni ibisobanuro yego ariko hari abandi bavuga ngo ubusobanuro nuza kuvuga ubusobanuro uraza kubura ubwinshi bwabyo n'ubuke bwabyo kandi aya magambo ajya mu bwinshi n'ubuke yego aho urancanzeho bavuga ngo watanga igisobanuro cyangwa ibisobanuro mu gihe birenze kimwe yego ntibavuga arabenye ngo kana sinyuva bakavuga ariko ngira ngo n'abacyakoje simbizi ko nabo kari keza hari byaje bya igo ukamubwira umuntu igo cyangwa yingo kandi ni yego igihe cyose ni yego iyo mu gihe wemera ni yego ntabwo ari ingo cyangwa igo sibyo bavuga rwose ubundi kubera ko ikinyarwanda dukoresha ni ikinyarwanda cyo hagati hari ikinyarwanda cya ruguru n'ikinyarwanda cy'epfo n'ikinyarwanda cyo hagati icyo kemeranyijeho nava ko bemeranyijeho nakoresha ni ikinyarwanda cyo hagati ubu ngubu uyu munsi abantu baravuga ikinyarwanda cya ruguru yego baga igo na mbere hose habagaho agace gakoresha iryo jambo mu bwo buryo kandi ari abanyarwanda bakavuga igo ariko mu nyandiko ntabyandike gutyo ese umugani ko umuntu ashobora kuvuga ijambo runaka kuryandika ajya kuryandika akaryandika bitandukanye n'uko yarisobanuye n'uko yarivuze hari amagambo ameze gutyo akoreshwa gutyo yego ubwo rero aho ngaho ntabwo bavuga igo bavuga yego ntabwo ari igo ntabwo ari ingo ni yego urakoze ntibavuga bavuga hari ibindi numva bavuga ngo subizi ntubizi bavuga amakwe yego bavuga ubukwe ubwo iyo uvuze amakwe biba bitandukanye n'ibindi unatukanye yego ubwo unatukanye rwose noneho ntibavuga amanama bavuga inama hari ibintu ngiye kuvuga reka n'agapuka nshyira ku ruhande bivuge neza yego bijya bintera imbabazi kandi ugasanga n'abanyamakuru bitwa bakora ibitangazamakuru by'umwuga nabo barabyica yego none bakayobya n'abantu benshi imbwa ingurube impyisi intare ingwe n'ibindi bimeze bityo bigira amabere arenze ane menshi biriya bintu ntago byima ibyima ni ibihe kwima hima inka hima ihene n'intama biriya bintu bifite amabere ane yego birima
ariko n'ihene irayima nubwo idafite amabere ane kibuze intama izo ibyo biribwa hari ibyima. Hari ibindi rero bisenzwa. Yego. Ibyo bintu ntabwo bibangurirwa. None si isenzejwe ntibibanguriwe. Nk'imbwa irabangurirwa. Shaka ingurube shaka ibangurira. Kubera iki? Ariko ntabwo yima irasenzwa. None se zibikora mu buryo butandukanye mu migirire yazo. Ntabwo zigira impfizi zigira impembwe. Ntabwo ari ni imperumwe. Imperumwe. Yego. Mbabare nanjye kubona utanavuga ikinyarwanda impembwe n'iz'abagabo bagira urumva. Yego. Zigira imperumwe zazo. Ntabwo zigira impfizi. Ntabwo zima. Zirasenzwa. Ntabwo zihaka. Zirabwegeka. Ntabwo zibyara. Zirabwegeka. Zirabwagura. Ntabwo zonsa. Zirabwagaguza. Ntabwo zigira amabere, zigira amabwabwa. Yego. Aho birumvikanye. Aho rero sigaye numva ibiganiro uzi inkoko ironsa. Oya. Ntabwo yonsa. Ariko uyu munsi ujya kuva umunyamakuru ayoboye ikiganiro. Yego. Yarangiza akavuga ngo ingurube rwose yanjye ngo rwose yarabyaye. Umuturage avuga ngo uratwite namuyobore ngo uratwite ngo yabyaye abana banga nose uzabyara abana n'ingurube ibyara abana. Sibyo? Ibyo bintu bisa bityo byose bigira uburyo bigenda byitwamo. Yego. Ariko umuntu arabyara. N'inka irabyara. Ariko umuntu ntabwo haka. Umuntu aratwita. Yego. Inka irahaka. Ntabwo uvuga inka iratwite. Oya. Barabivuga reka mujye mukurikira ibiganiro mwumva ibintu bibaho. Ngiratwite. Byose rero ni ukuvuga ikinyarwanda nabi. Kandi ni no kugipfobya. Bitangira bityo bikarangira imirwa ruzimiye rwose bitari ngombwa. Yego. None uyu munsi dufite ikibazo gusaga muri kinyarwanda ntashaka kukivuga cyangwa ntakizi. N'igifaransa ntacyo azi. N'igiswahili ntacyo azi. Yewe n'ikirundi duturanye nacyo n'ikiganda ntacyo azi. Nta n'imizina azi n'imirwa nawe akarwica. Byibura gerageza urwiwawe ko birashoboka kwera impamvu zitandukanye abantu batamenya izo ndimi. Nanjye nyinshi ntazi. Nanjye hari igitangaza kirimo ariko urwawe kutamenya ngo ni igitangaza. Urimi rwa so na nyoko. Budasaba kujya ku ishuri kwiga ariko na rimwe ibintu bambaye. Baramutse mwiriwe mute. Ntabwo ari ibintu bikomeye. Aho birumvikanye cyane kubera ko nanjye hari umuntu ugeze kunkosora. Yarambajetse ukora ikihe kiganiro. Ndamubwira ni nkora ikiganiro cy'imyidagaduro. Arambwira ati buriya rero ntago imyidagaduro ari ikinyarwanda cy'icyo uri gukora, ntago ari busobanuro bw'ibyo uri gukora. Ati uduhene ntabwo ari igisobanuro. Yego. Uracyavuga ubusobanuro nawe. Bavuga. Urakoze cyane kumusora. Urakoze nawe. Ngo ntago ari igisobanuro cy'ibyo ukora. Ati buriya uduhene dutwo tw'udutavu. Uduhene. Ntabwo ihene zigira imitavu. Umutavu n'uw'inka. Uduhene duto dukimbagira mu mbuga duto cyane turi kwiruka dukina mu mbuga. Ngo karasisi tuba dukora ngo niko kwitwa imyidagaduro. Ngo ubwo we nguriye iki? Ni gukunda ati rero tikosora. Kosora imvugo ntago igisobanuro cy'ibyo uri gukora aricyo iryo zina risobanura. Ati tuzarishakira ikindi kintu icyo ubundi busobanuro nubwo twe tuba tubyita uko nguko. Ubundi aho nanjye nakubwira ko ntarahumenye neza kuko yumvishije kwidagadura no kwisanzura. Nibyo uyu munsi dufite abanyamakuru bacu basigaye bayobya abantu benshi cyane by'umwihariko imirwacu. Njya numva ikiganiro cy'ururimi rw'ikinyarwanda kandi usanga ikiganiro kirimo rw'ikinyarwanda ayoboye tuvuge yenda ikiganiro gifite gihuriye na siporo cyangwa se amagani wanyu na imyidagaduro n'ibise gutyo. Ariko kuva umuntu aravuze ngo umushinyi runaka gafite akazoza
kandi ari mu kiganiro cy'ikinyarwanda bakibaza uyu muntu ese ubwo kwa yenegera n'umuntu yifuza gukoronizwa kugira ngo wenda nize ndimi z'amahanga zidufashe mu kwiyubaka ubu niba ikirundi nabone n'abadukoraneze koko ngo umukinnyi wacu bwa mukinnyi afite akazoza hari ikindi bajya bavuga ngo umukinnyi runaka ngo amaze iminsi ngo ari mu mvune ntabwo umukinnyi aba mu mvune umukinnyi aba mu nzu agira imvune ntabwo agira imvune gusa umutungo umukinnyi yavunitse amaze iminsi yaravunitse ntabwo amaze iminsi aba mu mvune cyangwa ngo amaze iminsi ngo abana n'imvune umuntu abana n'umuntu ntabwo abana n'imvune sibyo hari ngo cyangwa umunyamakuru akavuga amakuru akavuga ngo abantu ngo igihugu iki n'iki cyangwa mu gace n'aka ngo abantu ngo babyukiye muri yegere mu kinyarwanda yegere ntibamo cyangwa ngo abantu babyutse ngo bari mu sinzi ukuntu imyigaragambyo njye numva basiga bayitaba n'abanyarwanda ni ikirundi bazanye bakubitaho ngo oya ari n'igihugu nzarikubwira n'igihuka bavuga kuva nyine ko bavugitse ibintu bitari bidakwiye kandi mu by'ukuri abantu bari kuri mikoro hariya nibo abantu bagenderaho ari benshi ni ukuvuga ngo iyo akoze ikintu kimwe gifata ku bantu benshi uyu munsi hari imvugo z'abajene reka n'abatubanjirije ku myaka myinshi imbere no ku yacu nta gihe urubyiruko butagira imvugo zabo zo kuganira itandukanye gusa ririmo ry'uyu munsi ni uko we bya bindi avugira iyo ngiyo noneho abizanye no mu rugo ntaratinye kuva umuntu aramaragana n'abaratindagaswi ubwabyo uramutse umenye igisobanuro cyuzuye cy'iyo mpine yakoze cyangwa ndagaca ngira ngo abenshi banabivuga batazi n'icyo bavuze aramutse abimenye neza ibyo yavuze n'ahantu yabivugiye indake ariko hari nk'abarundi bo hari imvugo bakoresha no mu rukiko ibi byose ni ikirundi dufashe n'imico ariko muri rusange ni imvugo nyandagazi ni imvugo mbi cyane yego ni imvugo nyandagazi ni imvugo nyandagazi hari imvugo udakoresha ahantu runaka hariho wacikwa yenda ari ikinyarwanda ukakivugana mu buryo butari bwiza bitewe no ariko hari ibindi bintu bindi birenze utakwiye no kubivuga uri mu bantu ikibazo kiri hehe rero nuko niyo ubashije gushaka kumukosora nkuko nawe umuntu yakukosora mu byo yavuze biba ikibazo kuba wagira aho ufutama si ikibazo ariko kuba wagira amahirwe ukabona ushaka cyangwa wagufasha kugira ngo akugorore ukabyanga aho niho hari ikibazo hari n'izo twati n'izo dutira bitari by'ikinyarwanda gusa no se mu kinyarwanda harimo isahani twarabitiye bikoshwa mu rurimi rwacu ikiyiko ntabwo ari mu rwacu sawane ikiyiko kanya safuriya mbese ni igiswahili isaha si ikinyarwanda ariko ibyo bintu bisa nk'aho twabitiye ega nibyo natangiye mvuga ikigo gishinzwe umuco n'ururimi gikwiye kuduha umurongo ibyo batiye bemera bikagira ubwo bishyirwa ku murongo ibyo batemera bikavanwamo bikigishwa usanga uyu munsi n'abayobozi bacu rimwe na rimwe bajya mu nama zitandukanye mu mbwirwaruhame bakavuga ibintu nagize kumva executive umwe mu myaka yashize araje arigishije yarimo yigisha abantu kujya gusezerana ibyiza byo gusezerana hari ukuntu bajya bafasha abantu bagakora ubukangurambaga noneho abantu bagasezerana mu buryo bwa rusange niba ari ubushobozi buke bakabafasha bijya bibaho arigisha ageze aho
aravuga ngo rege mubana mutarasezeranye buriya bamubana mu buryo bwo buraya muri indaya kandi uwo gitifu turamuzi ise na nyina ntibasezeranye ubwo ni ukuvuga ko ise na nyina nabo bari iki n'abari indaya kandi iyo umubwiye yarakara we arimo aratinyuka agatuka abantu mu ruhame cyangwa akabapfobya akabasebya ko ari indaya nyamara ababyeyi be n'amukomokaho ntabwo basezeranye ubwo nabo ni iki sinabivuga ngewe ariko mu by'ukuri nujya kuvuga ikintu rimwe na rimwe ujye utekereza ko cyakomeretsa abantu runaka rero abantu cyane cyane bavugira mu ruhame nabo binareba cyane abapasiteri bo rwose abapasiteri bo nibo bantu ba mbere baturoze batwica ururimi n'ururimi rwacu bashaka kurugira indi misi zitananditse nubona pasiteri akuri imbere agatangira akavuga ururimi inzara ndimi zitandukanye jya umenya ko yamaze gutana aheruka nababuze ibyo avuga kugira ngo atubure neza agashyira mu za ndimi nyine arega no gutebya birasanzwe mu kinyarwanda hari uburyo baganira bagatebya hari ijambo ukunda mu kuvuga guserezanya burya barasezeye mu buryo bupfura ku bantu bangana sibyo hari ukuntu baganira bakanareba yuko umuntu azi kuganira rwose bakakuzonga muri ya minisiteri y'umuco n'ururimi navugaga ya minisiteri yacu y'umuco n'icya kigo cyacu gishinzwe umuco n'ururimi bafite inshingano zo kuduha umurongo abantu bo hambere bavuga ko batizi ari bo njiji ahubwo nibo banyabwenge abantu b'uyu munsi bizi nibo njiji ndaguha urugero ndaguha ingero nk'eshatu uyu munsi dufite ikibazo cy'uko abantu bo hambere n'ibyo babashije gushyiraho umurongo babashije gushyiraho twe twananiye kuwubungabunga kandi ntitwavumbuye n'ibindi urumva ikibazo n'ibyo bavumbuye batize abo tuva ko batize abakurambere bacu nabyo birimo biraducika abize bo noneho nta n'icyo banongeyeho nibiha ubuze bize iki kandi ugasanga umuntu ngo ni porofesa ngo dogita mu bintu runaka mu bumenyi runaka ugashaka ikintu yakoze ukakibura kera uzi ko abantu ba kera uzafate indimi z'amahanga afate n'izi dukoresha uyu munsi mu kinyarwanda abantu ba kera barabuje birakunda uyu munsi kera baravuga bati malariya mu kinyarwanda twanga ukise malariya ugapfura nanjine wareka da malariya ni indimi z'amahanga bayita ubuganga ntabwo urabyumva uzi ibyo aha ni ukuvuga ngo bo abanyarwanda bo hambere indwara babanje kumenya bari bazi cyane z'abazungu bazanye ni malariya nizo bazizanye cyane abanyarwanda bazigiraga izo ndwara bazana ubuganga ikavurwa nande na muganga ibi ndwara yande ya muganga tujya he kwa muganga siko hitwa se ngo tujye kwa muganga ubu na njine nayo ibiriho bari kubabiga ubupfura oya muri rusange izina bahaye uburyo bwa kizungu bwaje bwo kuvura kigababo bo bashakiye izina kuvura byase bisanzweho ariko mu bwa kizungu babwita umuganga ibyo bintu by'indwara zitandukanye zagiye ziza nyuma abantu bacu bizeho bananiye kushakira izindi nyito niyo munsi haza covid ikaba covid ntabwo dufite umuntu ushobora gucara ngo avuge ati covid mu kinyarwanda twahita gutyo ubushobozi ari bufite se kandi ugasanga uwo muntu ngo afite dogiteri mu by'umuco ngo rwose ngo ari hariya ngo afite icyo ni ikibazo nta cyananira abishyize hamwe yego kandi buriya tugendeye mu mujyi umwe nta kidashoboka kuri ngewe uko mbyumva nawe wasoza utanga inama yawe turimo dusoza n'ubundi ikiganiro cy'uyu munsi kuri nge mbona hakwiriye gushyirwaho
gukurikirana cyane cyane mu mashuri hagashyirwaho n'iyo nyunguramagambo iyo cyo mu ndimi z'amahanga digisiyoneri izo digisiyoneri z'ikinyarwanda zigasohoka zikaba ari digisiyoneri y'ikinyarwanda izwi igasohoka bitewe n'ibyiciro by'abiga amashuri bakaba bayifite ndetse hagashyirwaho n'indi rusange ku muntu wese irimo byose ni ukubyigaho rero nawe watanga inama yawe. Inama nanga ni iyi ngiyi. Uburyo bwa mbere bukomeye bwaduha umurongo ni uburyo bw'ababifite mu nshingano kuko hari ababifite mu nshingano banabihemberwa ko dufite minisiteri y'umuco dufite n'ikigo gishinzwe umuco n'ururimi. Abo bantu bahuje bombi bagakwana n'izindi nzego binumvikana umuturage aba ku mudugudu na minaroke n'izindi ntekereza ko ari umusaruro byatanga ariko mu gihe nabo ubwo bwabo nta murongo barashyiraho sibyo biracyagoranye. Icya kabiri abantu bagombye kwivamo ko ari abanyarwanda cyane twese turi abantu kuri iyi si aho buri wese agera abarizwa turi abanyarwanda cyane. Ni byiza cyane kumenya indimi z'amahanga ni byiza cyane ko twazikoresha duhaha ariko zikubakira ku rurimi rwacu. Ugize amahirwe hari ubivuga atabishaka ariko nugera amahirwe ukabona wabasha kugira inama bitega amatwi ubyumve. N'ibindi tuzajya tubivuga ko ikiganiro kizagenda kiza buhoro buhoro tugatanga inama zirambuye. Murakoze cyane tubikora dufatanyije bizagenda neza. Ndibutsa ko abadukurikira mujye mutugira inama mutwibutse kugira ngo tubihe abandi bantu benshi hanyuma dufatanye buri wese agira uruhare rwe mu kwubakira igihugu cyangwa se muri sosiyete. Murakoze kubana natwe kuri Bakunda TV. Ikiganiro nakagaruka yari Moses bari kuri mikro hanyuma na Andrew ku mashusho abo ureba muri screen yawe. Murakoze cyane. Turi kumwe naho gutaha Bakunda TV. Turabakunda cyane mukande subscribe, share, comment ndetse n'ibindi bitekerezo byinshi ushaka kutugana wanaduhamagara kuri nimero zanditse hasi ahangaha rwose ku nyunganizi cyangwa se kuza ko tunakwamamariza tukabasha gukorana mu mahoro. Murakoze muhorane n'Imana.